Izina rya Yesu turaryubaha, twemera umukiza yuko ari Uwiteka, ngo bitere Imana icyubahiro, kuko Yesu ari we jambo ry'Imana, ngo bitere Imana icyubahiro, kuko Yesu ari we jambo ry'Imana. Yesu ni we jambo ryaremye iyi si, n'umunsi n'ijoro, n'izuba n'ukwezi, n'inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu mw'ishusho y'Uwiteka se, n'inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu mw'ishusho y'Uwiteka se, yaciye bugufi azi no mw'isi, maze abanyabyaha babi baramwica, nubwo afite izina ry'icyubahiro, hanyuma arazuka ajya mu ijuru. Nubwo afite izina ry'icyubahiro, hanyuma arazuka ajya mu ijuru. Mwene data ushime iryo zina rye, wicishe bugufi kuko ari we Mana, n'umukiza wacu yitwa Uwiteka, kuko izina yiswe rirahebuje. N'umukiza wacu yitwa Uwiteka, kuko izina yiswe rirahebuje. None mu mutima wawe umwimike, reka nishatsembe ibyo byaha byawe, yaba ubutware wagutsindire, wa mubisha wawe iyo ahingutse, yahawe ubutware ngo agutsindire, wa mubisha wawe iyo ahingutse. Kandi umwami Yesu azagaruka, azanye ubutware n'icyubahiro cye, maze isi yose izamwimika, nanjye nzamubona njye musingiza. Maze isi yose izamwimika, nanjye nzamubona njye musingiza. Maze isi yose izamwimika, nanjye nzamubona njye musingiza. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha, gumana natwe. Haleluya, haleluya. Ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Nge turi kumwe ku mazina banyita Ingabire Jeanne d'Arc, nkaba nshima Imana kandi nkaba naragiriwe umugisha wo kuyimenya. Ku bintu byose Imana iduhana umugisha. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwese bakunze bakurikirana Getsemani Channel, kandi nanone nkaba nongeye kugirirwa umugisha wo kongera kubana namwe kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ku bari bashasha manje kubiseguraho ikinyarwanda cyanjye ndagihagije, hari igihe mvuga amagambo ngayavuga yagoramye cyangwa se ngasoma ndasaba mujye munyihanganira. Ku bw'ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera, Imana yagira kumeza kubana nanjye, kandi nanone
n'amafoto abe yari muri iyi kode, ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa inyigisho z'Imana kandi natwe kugira ngo bidufashe gutanga mesaje. Imbere ya byose tugiye kubanza dusenga Imana kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga, Mana yambaye icyubahiro no gukomera, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye yuko twese ukomeje kuturindira mu buntu bwawe. Mwami, ntacyo twarushije abageze ahacecekerwa, kandi n'icyo twarushije abafite ikibazo cy'umubiri cyangwa se ubundi burwayi tutabasha gusobanukirwa bari mu ngorane. Mwami, ntacyo twabarushije, siko turi beza, ahubwo ni bwa buntu bwawe, ni za mbabazi zawe. Iyo turi muri wowe Mwami twumva amahoro, ngo naho ibibazo byaza Mwami turicara tukumva turatekaniwe, ibyo dufite tukumva nibyo biduhagije, kandi Mwami ni wewe wenyine ubasha kuduhaza. Izina ryawe nirishimye yuko waturinze, kandi Mana ndagushimye yuko ukomeje kurinda ubwoko bwawe hirya no hino. Mana, natwe aho turuka komeza kuturinda. Izina ryawe nirishimye yuko twese twongeye guhura duhumeka umwuka w'abazima kandi tutishwe n'ibyaha. Ushimye kandi ushigwe hejuru. Mana, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, eza imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe rimanukira ahantu kugira ngo ritwubake, kandi Mana imitima yacu ikomeye ijambo ryawe ririjenjagure ibe imitima yoroshe, kandi Mwami iri jambo rihindura ubuzima bwacu, rihindura imibereho yacu, rihindura imitekerereze yacu. Turasaba umwuka wawe wera akomeza abane natwe, ndesheje imbaraga zose za Satani zakishira hejuru. Mwami, ikibi cyose cyakitambika icyatubuza kwakira ibyo waduteguriye uno munsi, icyo cyose girimbukwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe ziganze, umwuka wawe wera aganze, ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe buganze n'iteka ryose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe yuko yabaye mu ruhande rwacu, kandi Imana yongere ishimwe yuko yabaye no mu ruhande rwanyu. Imana yo mu ijuru ishimwe yuko ikomeje kuturinda icyorezo cya COVID-19, ikomeje kuturinda n'ibindi byose hirya no hino, ikomeje kutugira neza. Bamwe muri twe bari barwaye, Imana yarabakijije. Bamwe muri twe bari bafite ibibazo, twabonye ibisubizo, n'ibindi Imana yabarinze, kandi nuko yumvise gusenga kwanyu ikabasubiza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, kandi Imana ibaha umugisha abifatanya natwe gusangiza ubutumwa. Imana ibaha umugisha kuko tuba dukorera Imana, tuba twamamaza mesaje Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwamenya. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana ishimye cyane. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira amagambo y'Imana yashize ku mutima. Umutwe w'amagambo uravuga imbaraga ziri mu gutegeka mu izina rya Yesu, cyangwa se imbaraga tubonera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko iyo dutegetse mu izina rya Yesu, icyo dutegetse niyo cyaba kitariho, ufite kwizera kibaho, kuko kwizera ni ukwizera ibitariho. Rero uko kwizera wagize kukarema ibitariho, cyangwa se ibyo utigeze wumva ko bihari. Kandi nanone kwizera harimo kwishe, ariko kwizera nyako ni ukwizera ko Imana ishobora byose. Rero turi kuganira amagambo avuga ngo imbaraga mu gusenga no mu gutegeka, ariko cyane cyane umutwe w'amagambo ni ugutegeka mu izina rya Yesu. Tukamenya ko ibyo dutegetse mu izina rya Yesu bibaye, kandi yuko ari byo, kuko izina rya Yesu rifite imbaraga, izina rya Yesu rifite ubushobozi, izina rya Yesu rifite ubutwari, kandi izina rya Yesu rifite ubushobozi. Bivuga ati mw'iryo zina byose birashoboka, kandi bigashobokera wa wundi wizeye. Rero reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni cya 16. Turi busome umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 19. None turi bongere dusimbe cyangwa dusimbuke ku murongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bukeye tujya aho basengeraga,
duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Yungukiraga ba sebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Ku murongo wa 19 hakagira ati, ba sebuja babonye yuko ndandamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware. Dusimbuke ku murongo wa 25 ho haragira ati, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Tumaze gusoma amagambo y'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho tubona Pawulo akora imirimo y'Imana itangaje. Mu icamake aha niho Pawulo yari yongeye guhamagarwa mu rugendo rwe rwa kabiri, avuga ivugabutumwa, agenda kubwiriza ijambo ry'Imana, kuko Imana yari imaze kugira isi yose ubwoko bwayo. Ntabwo ubutumwa bwari bwemerewe kuguma i Yerusalemu cyangwa se i Galileya cyangwa se muri Nazareti gusa, ahubwo Imana yari imaze kugira kubaha itegeko ngo nibagende amahanga yose bavuge ubutumwa bwiza, bavuge inkuru nziza ariyo ya Kristo, bavuge yuko Kristo ari we mwami, bavuge yuko Kristo ari muzima, ko yazuwe mu bapfuye, ko atagipfa ahubwo kariho, ahubwo urupfu yarugize irembo kugira ngo buri wese yigerereyo. Wa mwenda wari ukingirije ahera y'urusengero wahise ucikamo kabiri, biva ngo buri wese yigerereho. Nda mutambyi, nda pasiteri uzakugirirayo, nawe ku giti cyawe uzigererayo. Nuca bugufi ko ari byo gukiranuka, urinjira ahera h'urusengero Imana ishimwe. Rero aha bajyaga mu gihugu cyitwa Makedoniya. Bakijya rero i Makedoniya, bagiye bajya mu yindi midugudu, bajya mu zindi ndara. Rero bajya mu mudugudu witwaga Tuwatira. Benshi bahaboneye agakiza, benshi barakijijwe, benshi bakira umwami Yesu. Ariho mw'icyo gice usanga inkuru z'umudamu wakira Kristo, anabaforosa kugira ngo abacumbikire, abemeza yuko yakira umwami Yesu mu by'ukuri. Rero nyine niho bacumbitsiwe, niho dusomye yano magambo ngo bukeye ngo tujya aho basengeraga. Bagiye babona ahantu ho basengera, barahabona, niho bagize bafashe umwanya barasenga, bahamagara Imana yo mu ijuru. Igihe cyabo cyagira nticyapfa ubusa. Rero muri ibi bihe dufite abavugabutumwa bagenda mu bihugu runaka, niba isaha yo kwigisha igeze bakigisha, hakabaho n'isaha yo gutembera, hakabaho n'isaha yo kujya hirya no hino, ugasanga ntabwo babereye maso umurimo wabazanye. Ni hahandi usanga umuntu yigisha ijambo ry'Imana, iryo jambo araryigishije yumvise ko birangiye, hari undi murimo uba usigaye wo gusengera iryo jambo kugira ngo rikomere mu mitima y'ubwoko bw'Imana, kandi nanone yongereho kugerera imbuto. Barebe wa muntu wigisha ririya jambo, kuko hari igihe umuntu yigisha agafashwa akaba yanasengera abantu, ugasanga wenda umuntu arigishije ahise agenda cyangwa se ahise yikora ibintu akumva umurimo w'Imana urangiriye hariya, ariko si uko. Pawulo na Sila rero bo bagezeyo bakomeza umurimo w'Imana, bakomeza ivugabutumwa, umwanya wabo wapfuye ubusa. Rero ubwo bajyaga aho hantu barasenze, nk'uko nabivuze, biyambaje Imana, Imana irabasura, umwuka wera aramanuka, umwuka wera bereka ibyari bihishwe. Rero niho twasomye ku murongo wa 18 aho Pawulo nyine yahuraga n'uwo muja wari gukora umurimo
wo kuraguzwa, wo gukora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka, ngo nawe nyine ndiyagira ute ndiyatuza. Reka mbabwire n'abakozi ba Satani barerekwa kandi bakerekwa ibiri by'ukuri kandi n'ibiri byo. Ni weho kwegera Imana ikaguha umwuka wo kumenya ugusengera ninde, uguhanurira ninde, kandi n'ukwigisha ninde. Were gupfa kuyora ibyo ubonye byose uyora. Abana b'Imana ndago bayora, abana b'Imana barajonjora. Ndago ariko ibiryo byose wajya urunda mu nda yawe. Hari ibirakugira umumaro, hari n'ibitarakugira umumaro. Rero Imana idufashe. Noneho na dayimoni igira ute irabahanurira, irababwira ngo aba bagaragu ni abana b'Imana, bakorera Imana isumba byose, ishobora byose, ituye ahera hayo hirengeye, iyambaye icyubahiro no gukomera, Imana itanegurizwa izuru, Imana itananiwe gukora, inaniwe gusohoza ibyo yavuze, ahubwo ni ya Mana ikora imirimo twebwe abana bandi tugatangara. Kandi ni ya Mana ikora ukwayo kunyuranye n'uko abana b'abantu cyangwa se kunyuranye n'abakozi ba Satani. Pawulo abona yuko umuntu amurembeje avuga ibye, niho yagize ute, yavuze ati reka mucyahe mu izina rya Yesu. Mwene data, ushobora kuba uri gukorera Imana umurimo w'Imana runaka, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri diyakoni, ushobora kuba unari pasiteri. Umurimo wose waba ukora mu rusengero, kandi nanone ushobora kuba uri umukristo usanzwe udafite imirimo mu rusengero, ariko ndago Satani atazabura kukugerageza. Satani ndazigera ahagarara cyangwa se ahagarike kukugwanya no kugabaho ibitero. Weho icyo usabwa ni ukugira ute, ni ukuba maso, ni ukuba maso ukabana n'Imana, akaba ariyo ugira ute, akaba ariyo utumbera, kuko iri zina twararihawe, kandi iri zina ngo icyo tuzasaba cyose ngo umwiri zina tuzagihabwa, ngo kandi icyo tuzaboha mu isi muri iri zina kizaba kiboshwe no mu ijuru, kandi n'icyo tuzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kigize ute, kizaba kibohotse. Rero mu murimo w'Imana egera Imana iguha amaso abona, iguha amaso ashishoza, were kubona uwigishije wese ibyo yigishije miru, ibyo ahanuye miru, ibyo yeretswe miru, ibyo yarose miru. Oya, abana b'Imana tugombe kuba maso. Na Yesu yabwiye abigisha be ngo yari ari gusenga ngo Mose na Eliya biyereka Kristo, yarababwiye ati ngo nimube maso mutagwa mu moshya. Babonye ko Mose na Eliya bamubonekeye, niho yavuze ati mwami, kuko babonye ko ari byiza, ngo reka aho hano tuhace ingando. Ushobora kuba uri mu rusengero rw'Imana, Imana ikwereka ubwiza bwayo, Imana ikubwira mwana wanjye ndagukunda. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo n'Imana isheshenga abantu, uzaseshenga Imana nawe izaguseshenga. Ushobora kuvuga ati ngo ukorera Imana kandi ugenda mu byaha, ukorera Imana ugenda mu nzira idatunganye. Muze tugendere mu nzira itunganye, ubwo nugenda mu nzira itunganye uzabasha kumenya amayere yose ya Satani, uzabasha kumenya ugwana nawe, uzabasha kumenya ugusengera. Ese ibyo avuze nibyo cyangwa se ibyo avuze bitumwe n'Imana? Uzabasha kumenya ukugaburiye ijambo, se iri jambo ambwiye hariya niko ijambo ry'Imana rivuga. Mube maso, mumenye ibyanditswe byera. Fata igihe usome Bibiliya. Bibiliya irimo ibibazo byose, irimo ibisubizo byose. Rero mbivugiye iki? Hano Pawulo yabaye maso, Pawulo na Sila babaye maso, bamenye nubwo muja wari watewe na dayimoni, ababwira ati muri abakozi b'Imana kandi muri kuvuga ijambo ry'Imana kandi muri kuvuga inzira y'agakiza nk'abantu bakizwe. Rero Pawulo yumva ni indirimbo idafite umumaro, ni indirimbo idafite indumbero, ni indirimbo nyine iraho. Satani ashobora kugutaka uri umukobwa, uri umusore, aho Satani nyine agerageza abantu cyane. Ukaba uririmbira Imana, Satani aguteza ikintu cyitwa ubwibone, ukaririmbira Imana wibona mu ijwi, ukaririmba Imana wibona mu myambarire, ukaririmbira Imana wibona mu migendere. Mu murimo w'Imana abantu bashiramo bibone, ugasanga umuntu aravangiwe akakubwira ati dada cyangwa se mukobwa wa Yesu, uyu munsi waturirimbiye neza. Imana idufashe,
iyo umuntu akora umurimo usawukorera abantu aho kuwukora ngo kugira ngo data wo mw'ijuru yishime kandi na babandi bari mu mwijima bagire ute bagarukire Imana. Uyu munsi waturirimbishije neza, uyu munsi watuyoboye neza, uyu munsi wavuze ijambo ry'Imana neza. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, ayo mashimwe icyo cyubahiro bari kuguha nicyo kizakurimbura. Icyo cyubahiro bari kugushimisha mu mugongo, icyo cyubahiro bari bagukomera amashyi, nibibe ariko nawe ube maso. Hahabwa icyubahiro Uwiteka uba wanshoboje, hahabwa icyubahiro Uwiteka wabimbaye. Nuratangiye ngo yego nyine nari nakoze practice nyinshi, nari narepese cyane n'ijambo ry'Imana, nari nagiye ku musozi runaka ndasenga, Imana irarimba. Bene data, Satani nagutaka uzatokeshe mu izina rya Yesu. Satani nagutaka uzamwamagane mu izina rya Yesu. Ntabwo Satani azaza afite amahembe abiri. Bene data, ntabwo bishoboka. Kandi ikindi, ntabwo umwanzi wawe azaba umwanzi wa kure. Umwanzi wawe azakuba hafi. Kandi senga ubyuye umwanzi wawe ni umuntu mugenzi wawe cyangwa se umusengana, ahubwo azaba igikoresho cya Satani. Satani amugenderemo, Satani amunyuremo kugira ngo ucogore gukorera Imana neza. Bene data, Imana idufashe. Rero Pawulo aha yabaye maso, yaravuze ati no, ndi umugaragu w'Imana mbyiyiziho, nibihame muri njye. Ndi umugaragu w'Imana, Imana isumba byose, niyo ngorera kandi sinzahiva inyuma. Icya mbere Pawulo ahagurukaga gukorera Imana, yahagurukanye indege ivuga ngo sinjye ukiriho ni Kristo ndiho. Ahagurukana indege ivuga ngo ibyari biri indamu yanjye byose nabigize igihongo kubwo kuronga Kristo. Ahaguruka indego ivuga ngo ikizambaho cyose ndacyo bimbwiye. Imana idufashe. Niba ukorera Imana nawe gira indego runaka ugendereho, gira umurongo mu ijambo ry'Imana ugendereho. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 15 umurongo 26 duhasanga amagambo avuga kuri Pawulo na bagenzi be. Haravuga ngo nk'abantu bahaze amagara yabo ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero kuvuga ngo Pawulo ngo uramushimagiza, ngo yewe ngo waduhanure, ngo biraboniwe ko wabibonye, ariko Mana ufite amaso areba. Bene data, uzagushisenga ndagazaba ari uwakure, uzagushisenga ndagazaba ari wa mwanzi wawe, uzagushisenga ndaga ari wa wundi uzaba warakwiciye, uzagusenyera cyangwa uzaguseshenga, uzatuma ucogora mu by'Imana. Ndaga ari wa wundi wagize ute waguhemukiye ku ishuri, waguhemukiye mu kazi, waguhemukiye mu bwana bwawe. Ndaga ari wa wundi wakuroze, ndaga ari wa wundi wakoze ibikini bikubwira ngo akugwanye ubuzima bwawe bubure. Uzakugwanya ni wa wundi uzaba uri hafi yawe. Bivuga ngo ba maso. Niba utari maso nyine Satani azagira ute azagusheshenga, iby'Imana utembanywe nabyo ubivemo. Kuko Imana yanga icyacu bwibone, Imana yanga abantu biha icyubahiro cyayo, kuko Imana yaravuze ati ngo yarirahiye ko icyubahiro cyayo itazagira ute kitazagisangira n'undi. Muze tube maso, nituba maso tuzanesha kandi tuzatsinda. Ese ni gute waba maso? Waba maso usenga, usaba Imana ikuyobore. Niba uri umuvugabutumwa, niba uri umuririmbyi, niba uri umukristo, imbere y'Imana icyo uri cyo cyose, haba ari umurimo runaka ukora, ca bugufi, wihane, witunganye, wiboneze, maze uvuge ati Mana umubiri wanjye wose ndawukweguriye, ingingo zanjye zose ndazikweguriye. Bakontorore cyangwa se b'umuyobozi w'ubuzima bwanjye kandi w'ubugingo bwanjye. Nanjye nifuza ko kamere yanjye yapfa, ndaba ari njye ukiriho, ahubwo Kristo abe muri njye kandi Kristo aba ari we ubaho mu mubiri wanjye cyangwa se mu buzima bwanjye. Naho umuguzi avuga ati Mana ngene ijambo ryo kwigisha ubwoko bwawe, reba ubwoko bwawe burakonje, ngene ijambo ribakangura, risusurutsa imitima. Bene data, senga usaba Imana wiyoboze ngo na Ezira n'Abisiraheli kubera ibyaha byari bigwiriye ashishimura imitsatsi ye arayikwega,
atanyagura imyambaro ye yari afite, yambara ibigunira, ategeka abantu bose kwambara ibigunira ngo biyiriza ku kagezi ka Havu, ngo bayoboza Imana inzira. Mwene data, wowe unyumva nshuti y'umusaraba, kugira ngo uzabone intsinzi, niko wagira ute? Umanze wiyanga. Icyo nicyo kintu nabonye kuri Pawulo na Sila, kuko havuze ngo abantu bahaze amagara yabo kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe kubona intsinzi, ntabwo uyibonera mu bwibone. Kubona intsinzi ntabwo ari amafaranga bagenda baguha kuri ritari ngo baturembiriye neza. Kubona intsinzi ntabwo ariko wahanuriye umuntu ngo byabaye. Kubona intsinzi ntabwo ariko wigishije ijambo ngo wemeje imitima y'abantu. Oya, intsinzi iruta byose ni ukumva ko izina ryawe ryanditse he? Mu gitabo cy'ubugingo. Nyine niba atari ibyo, ni wa muriro waremewe Satani n'abambari be. Ariko bene data, muze tube maso, kuko nuba maso uzasenga, nusenga uzahakura imbaraga zo gutegeka Imana ishimye, kuko uzasenga Imana ikwambika imbaraga. Uzasenga wirukane gukora kwa Satani kose, wirukane abanzi bakugwanya, wirukane ababisha bawe, babandi bazaba baragutereye muri ya nzira imwe, ngo Uwiteka azabatataniriza mu nzira zirindwi. Imana ishimye. Niba ufite ikigeragezo runaka, senga Imana, ihererane n'Imana, uyitakire, uyibwire ibyawe byose uko biri kandi uko byakabaye. Ntugire na hamwe uyihisha, kuko Imana irakumva kandi Imana ikwitayeho. Imana yiteze kugutabara, Imana yiteze kukurengera. Twarimbye indirimbo ya 8 iravuga ngo izina rya Yesu turaryubaha, ngo twemere yuko umukiza ari we Mana, ngo bitera Imana icyubahiro, ngo kuko Yesu ari we jambo ry'Imana. Yesu ni we jambo kandi ni we waremye iyi si, ngo ni we jambo ryaremye iyi si, umunsi n'ijoro, ngo izuba n'ukwezi. Bene data, Yesu ni we jambo, Yesu ni we waremye iyi si. Jambo ngo yaravuze habeho, habaho. Jambo yaravuze ati urumuri cyangwa se itara niboneke, riraboneka. Umucyo uraboneka, ahari umwijima haboneka umucyo. Imana ishimye. Rero hamagara jambo, jambo waremye iyi si, umuhamagare kandi wumve ko jambo ari we unesha byose. Nuwiyambaza iryo zina rizagutsindishiriza, iryo zina rizanesha ibyo byose bizaba bigize ute? Biguhiga. Ukwiriye gutegeka ikibazo waba urimo cyangwa umwanya waba urimo bitewe n'ibikuzengereje. Iryo zina twararihawe, ngo icyo tuzasa cyose mu iryo zina tuzagihabwa. Rero koresha iryo zina. Iryo zina rifite ubutware n'ubushobozi, iryo zina rifite imbaraga. Pawulo yararikoresheje. Uriya mudamu, uriya muja amaze kumuderanja, amaze kumugora, Pawulo arahindukira aramutegeka mu iryo zina, abona intsinzi, abona ishimwe, abona ko Imana iri kumwe nawe, abona ko ashigikiwe. Nawe urashigikiwe. Shaka Imana, ubane nayo, kandi ngo uzabana nawe bizamenyekana yuko abana nayo. Koresha iryo zina uritegekeshe. Ibikunaniye uhamagara iryo zina, ibikwasamiye uhamagara iryo zina, ibigutsikamirije uhamagara iryo zina, ngo tegeka gusa mu izina rya Yesu Kristo. Icyago urimo urabona igisubizo, ibikugoye urabona igisubizo, ibikuruhije urabona igisubizo, kuko iryo zina ngo niryo twahawe, kandi iryo zina niryo abanyamahanga bakirizwamo. Nimvuga umunyamahanga wumva umunyabyaha. Iryo zina niryo ryangijije, iryo zina niryo ringejeje aho ngeze. Kubera iki? Iryo zina niryo niyambaje, kandi ashimira Data warimbaye, kandi ashimira Umwuka warimenyesheje, kuko nanjye ndihabaye imbaraga zanjye kuba naramenye Umwami Yesu. Rero inshuti z'umusaraba, ubugwayi ibyo urimo byose bikuzengereje, bigutsikamirije,
tegeka mu izina rya Yesu, urabona inyishu, urabona ubuzima, urabona igitondo cy'imbundu. Birashoboka yuko rero ukisegura umusego, ukabura uwaguhoza, ukabura uwakumva, ariko hamagara mu ijuru hariyo Imana ikumva, hamagara mu ijuru hariyo umubyeyi wumva abayo, hamagara mu ijuru hariyo indwari kandi itatinya urugamba. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka azatabara ari indwari. Imisozi izaba iri imbere yawe, udusozi n'imisozi, ngo Uwiteka azabitesha agaciro, Uwiteka azabigira ubusa. Ahari hariho ihwa riguhanda haboneka ibyishimo. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, koresha iryo zina kuko iryo zina twararihawe. Ntabwo iryo zina warihawe gusa wumve ko wakiriye agakiza ko birangiye. Oya, koresha. Iyo umukozi ari mu kazi cyangwa se umuhinzi, iyo umuhinzi agiye guhinga, arahinga isuka akayibika. Oya, ntago ayibika, arongera arayihungura, ejo agasubirayo. Natwe rero twahawe iryo zina reka turikoreshe. Abarwayi bari mu mafamiye yacu tubasengere bakire, kuko Yesu yaravuze ati ngo amaze guhabwa ubutwari n'ubushobozi mu isi no mu ijuru. Ajya kugenda natwe ubwo butwari yarabudusigiye, kandi adusigira na Mwuka Wera. Bene data, iryo zina rifite imbaraga. Pawulo yarayikoresheje, natwe twararihawe. Yesu avuga ngo icyo tuzasaba cyose mu izina rye tuzagihabwa. Kandi ngo ntabwo tukitwa abagaragu, ahubwo dusigaye turi inshuti ze. Imana ishimye. Mukoreshe iryo zina kandi mushake imbaraga kugira ngo mubashe gutegeka byemere. Niba ari uburwayi bwanze kukuvaho, bwarabaye ati twibanire, oya nshuti y'umusaraba, bari kuvuga ngo twibanire ngo ndabimenyereye, oya biragatsindwa n'Uwiteka. Biragatsindwa n'Uwiteka. Dawidi yaravuze ngo ubura ngo utarakebwe abasuzugure. Abwira ubwoko bw'Isiraheli, abwira n'abavandimwe be. Ubwo Goliyati yasohokaga akiva nyine nginda ritondoma, ariko bene data, nubwo ubwo burwayi butondoma, nubwo amashuri yatondoma ukiganda bifate, nubwo urugo rwawe rushyushye rukaba ruri kubira, nubwo umwana wawe nyine utabasha kumuvuga ariho igitinyiro cy'abadayimoni, ukaba wamureba ukabura n'icyo wamubwira, ukaba utabasha kumuhana, bene data, nginda riratondomye ariko iraziritse. Imana ishimwe. Ntacyo Satani azagutwara. Satani yaraboshywe. Yesu ngo yamwambuye urufunguzo, ari kuzimu yaraboshywe. Azatugabaho ibitero, ariko ujye umubwira ataraziritse. Nagutera ikibazo runaka, nagutera uburwayi runaka, ujye umubwira ati wayobye, iyi nimero si iyawe, iyi nzu ugezeho si iyawe, wayobye. Njye mfite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Wature gukomera mu kibazo urimo, hamagara iryo zina, tegeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo muja ngo arembeje Pawulo, ngo Pawulo arahindukira, ngo arategeka ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo muvemo. Ategeka iyo dayimoni yari iri muri uwo muja, arategeka iyo dayimoni igira ute imuvamo. Uwo mwanya nyine yahise igirutse, yahise imuvamo. Wenda ushobora kuvuga ati Jeanne d'Arc, urahuza ngo gutegeka ko ntegeka ibyanjye mu gitondo, ngategeka ibyanjye nimugoroba, ngategeka ibyanjye nijoro, uramzira gutegeka gute? Gutegeka ukeneye imbaraga z'amasengesho, ukeneye kubana n'Imana bihagije, ukeneye kugendana n'Imana kandi ukagendana nayo ukiranutse. Senga, kiranukira Imana, gira kwizera. Ibyo bintu bitatu n'ubu bifite, nyine senga ubaze Imana biti. Ariko bene data, ndakubwira ati ntugire ibihe byo kubana n'Imana, ntugire ibihe byo gusenga, ntugire ibihe byo kuganiza Imana ukayibwira. Arega bene data, reka mbabwire, n'Imana igikenera abayiganiriza. Wenda mushobora kuvuga ati isi yose irayifite, ibe ihugiwe, iri bizi, ariko oya, ntabwo Imana yacu iba bizi. Ibikeneye no kumva ijwi ryawe, ibikeneye kumva ijwi rya Alice. Mbese Alice ko muheruka ukwezi runaka, umwaka runaka, biti. Imana izi uko imere, ariko ikeneye ko biva mu kanwa kawe, ubwayigira ute, ubwayibyumva. Rero bene data, muhamagare Imana, muyambaze, muyitabaze, kandi witabaza iryo zina ndagazakorwa n'isoni. Ndagira ngo ngubwire ngo niba ari ikibazo gihagarareho,
niba ngombwa ugihagarareho, ukibyinireho, ugihimbarizeho, ukibwire ati wakibazo narakuretse winjira mu buzima bwanjye nubwo wibeshe, narakuretse ngendana nawe iyi myaka 3 yose y'ubugumba ndi kumwe nawe, narakuretse iyi myaka yose 7 niga bidafata, narakuretse uzereza umwana wanjye yabaye inzererezi ku musozi, ariko kugeza ubu ndagucyashye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sohokera mu rugo, sohokera mu buzima, sohokera mu bana, sohokera mu mutware, sohokera mu mufasha, sohokera mu kazi kanjye, sohokera mu myigire yanjye, sohoka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Cyaha Satani were kugira pardon, kandi ntushobora ukwiriye kugirana n'abadayimoni cyangwa n'ibigeragezo urimo. Mu izina rya Yesu ndibikabe, kuko nawe ndambabazi yakugiriye. Irukana umudayimoni ukuzengereje abana, irukana umudayimoni uri gushaka gusenya urugo rwawe, irukana umudayimoni w'ubugumba mu izina rya Yesu. Ndaga Imana iteza ubugumba, kandi niyihagaritse ibifite impamvu, kandi niyibihagaritse ni ukugira ngo ujye mu mwanya ishaka, ariko ndaga Imana igira ute iteza ubugumba. Hari iki Imana ikora igifitiye impamvu, kandi iyo mpamvu simbi, ahubwo ni ukugira ngo ikurinde. Tegeka dayimoni, tegeka abazimu, tegeka iyo myuka mibi yose ya karande ijengereje urugo rwawe, ijengereje abana bawe, mu kazi uyitegeke mu izina rya Yesu. Twasomye ngo Pawulo ngo dayimoni imujengereje cyangwa se dayimoni ikomeje kumutesha umutwe, ngo yahise ahindukira avuze ati ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muvemo. Nawe tegeka dayimoni uyitegeke. Akazi kubura akazi keza, ubona akazi kadashobotse, tegeka mu izina rya Yesu. Zaburi we aravuga ngo, ari we Dawidi, ibiri mu isi byose biri mu kiganza cy'Uwiteka, kandi Imana ipfumbatuye ikiganza cyayo gihaza kwifuza kwacu. Tegeka ibiri mu kiganza cy'Imana ni byinshi kandi birahari. Akazi keza gahwanye n'amashuri wize karahari. Urugo rwiza Imana yagupangiye rurahari. Satani uri kuza ngo arutobe, tokesha abadayimoni basohoka iwawe. Tegeka, Imana yaguhaye abana beza. Bibiliya iravuga ngo umwana ni umwandu uva ku Mana, ngo umwana ni umugisha uva ku Mana. Umwana ndi wamuhabwa na famiye, umwana ntago wajya mu isoko ngo ugiye kumugura, kandi umwana ndi wamuhabwa n'abakozi ba Satani. Nubwo bamwe bagira ute babona abana muri ubwo buryo, ariko umwana ndabaho, ndagira ubuzima buri normal. Bene data musenge ibibajengereje, ndabizi neza ni byinshi. Cyaha mu izina rya Yesu, tegeka mu izina rya Yesu, kuko iryo zina rifite imbaraga. Ryazuye abari bapfuye bamaze iminsi 4 mu gituro, ryazuye umukobwa wa Yayiro, ryakijije umudamu wari umaze iminsi myinshi agwaye mu mugongo, wari urwaye iminsi 38 ku kidendezi, ku irembo rya Kiza. Petero na mugenzi we na Yohana avuze ati twenda feza ndani zahabu dufite, ariko icyo dufite tugiye kugiha mu izina rya Yesu. N'iryo zina ryo bari baragize ute barahawe, naho iryo zina wararihawe, kandi ni ubuntu wagiriye. Rero rikoreshe ibikugarije, ibiguhagaze hejuru, abakubarira iminsi, oya tegeka mu izina rya Yesu Kristo. Birahita bigira ute bisenyuka. Uwo musozi uri imbere yawe wiyita iki? Icyo kibazo umaranye umwaka cyitwa iki? Imana yagiye Zorubabeli ngo Zerubabeli we, uwo musozi ubona imbere yawe wiyita iki imbere yawe? Ntacyo. Imana yahise ubwubwira ikibaya, ubu ikibaya ahari hatari inzira, Imana ihagira uti ihashira inzira. Azamura ibendera ry'ubutsinzi, azamura ibendera ry'ishimye, ahagarara avuga ati Uwiteka nashimwe kuko ari we Mana. Nawe hagarara ushima Imana kuko niyo Mana. Mu kibazo cyawe ushima Imana. Ahantu hose ubona ubangamiwe n'abazimu n'abadayimoni, izina rya Yesu mugategeka, kandi biremera. Nshuti z'umusaraba, mukene guhaga agasuzuguro k'abadayimoni, mukene guhaga agasuzuguro ka Goliyati, mukene guhaga agasuzuguro ka Penina. Hagarara utokeshe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome amagambo y'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko, ibice
29:25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiriye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ndukamugarukemo ukundi. Amen. Aha ni Yesu yari gukiza umwana watewe na dayimoni. Ni igicuri cyamufataga rimwe na rimwe kikamujugunya mu muriro, kikamwegereza ahantu ho yagira ubuzima bwe bwahita bujya mu kaga. Ariko nyine se aravuga ati, hari umugabo numvishe bita Yesu w'i Nazareti, Yesu uri gukiza abantu, Yesu uri guhumura impumyi, Yesu uri gukora imirimo n'ibitangaza. Yumvishe izina ryitwa Yesu. Amaze kumva uwo Yesu agenda ahari. Amaze kujya ahari aramubwira ati, ese washobora gukiza umwana wanjye? Yesu nawe niho yamusubije ati, uravuze ati ngo niba nabishobora. Ariho yavuze kubera iki abantu b'iki gihe batizera. Niho nyine uwo muntu yumvisha ayo magambo Yesu yamusubije cyangwa se inyishu Yesu yamuhaye, niho yatereye hejuru n'ijwi rirenga ati, ndizera, kiza. Ngo ngiza kutizera. Imana igukize kutizera. Bene data, iyo wizeye n'umusozi wawe usimbuka. Wizeye ndacyagutera ubwoba. Ikibazo cyawe wagihagararaho, ubu ndacyo bikubwiye. Ariko ndakubwiye ati, gitegeke were kugihagararaho ngo ugicurangireho, ukibyinireho. Ariko icyo navuga ati, wakibamo Imana yabishimye kandi ukumva ugize ufite amahoro. Kandi Imana niba yaraguhaye ubutware n'ububasha bwo kwirukana, irukana, ukura abadayimoni mu rugo rwawe, ukura abadayimoni mu buzima bwawe, mu mutima wawe. Kandi niba ari n'icyaha runaka cyakunaniye, hamagara iryo zina. Mbwira ati, mwami Yesu, iyi ngeso iyi n'iyi yarananiye, iki cyaha iki n'iki cyarananiye kukireka, sinakishoboza. Nambaye umubiri wo kubora, nambaye umubiri ufite inyama n'amaraso. Mwami Yesu, sinakishoboza, ariko niho ngize niho niringe, niho nizeye. Izere Yesu. Murabona ko na Yesu yagize yabwiye uyu mupapa, aramuzi ati ngo niba mbishobora. Ndiyumva ko Kristo atabishobora, ariko anajyayo yari afite kwiza. Ni kwa kugira ni kwa gusenga, usengana intege nke, usengana kwizera guke, ugasenga, Mana ngiriza umwana, Mana reba ikibazo mfite, Mana ndakwinginze, Mana ndabara, watabaye runaka. Ugasenga utyo, ariko nanone utagize utizeye Yesu. Bene data, mu gihe usenga we kujya uvuga ngo runaka, iby'Imana yagukoreye utarayimenya, yiyambaza, gira ubuhamya bwawe, gira testimony yawe, uvuge ati, Mana shingiye yuko nakubonye igihe runaka, ndakwinginze ndabara, ndakwinginze ndengera, ndakwinginze ndabara ungure muri aka kaga mbagazemo. Ndahundi nakiyambaza, ujya munsi niwo nabonye, ndahundi shaka, niweho ngize niwo nshaka. None rero bene data, nshuti z'umusaraba, icyo nababwira ati, muhamagara iryo zina. Iryo zina riraruhura, iryo zina ririmo imbaraga. Nufata umwanya wo gusenga ukabana n'Imana, uzahabwa muri ayo masengesho, uzahabwa imbaraga. Uhabwa imbaraga zo kwizera umwami Yesu. Numara kuzihabwa uzikoreshe, ni hahandi uzategeka. Kuko hari gushobora gutegeka, ariko ndaki ufite icyo uri gutegekesha. Ugategeka ari amagambo gusa, adaherekeje imbaraga z'amasengesho, adaherekeje Mwuka Wera. Ariko iyo twabanye n'Imana, urategeka bikaba kandi bikagira bigashoboka. Rero nsoza nagira ngo mbabwira ati, tegeka ikibazo urimo mu murimo w'Imana, abantu bere kugushima ngo yewe ngo uzi kubwiriza, ngo uzi gukora ibi n'ibi. Bene data, ibyo ni iby'igihe gito, haranira ibizaramba. Ibyo numutumuka. Muhamagare Yesu. Twarinze ngo reka aneshe ibyo byaha byawe. Niba ari ubwibone, hamagara mwami Yesu, ngira ubwibone, baranshima, kwihangana bikananira, ariko ndakwinginze ngwino uneshe ubwibone mu mutima wawe, umureke aneshe, atsembe ibyo byaha byawe. Kuko ngo umunsi mwami Yesu azagaruka kutujyana, ngo isi izagira izamureba. Abanyabyaha, abakiranutsi bazagira bazamureba, ariko Yesu azajonjora abeza bashire kuri kote yiwe, abandi babi abashire ibumoso. Bamwe bazajya iburyo, abandi ibumoso.
ngwifurije kujya iburyo, Imana idufashe. Rero nsoza nababwira ngo mugire ibihe byo gusenga, kandi niba usenze gira kwizera, numara kugira kwizera utegeke, kuko byose bishobokera uwizeye. Na Yesu niho yabwiye uyu mugabo ubwo yamukirizaga umwana cyahira dayimoni, aramubwira ati ngo byose bishobokera bizeye. N'abigisha be baravuze ati mwigisha, two twirukanye dayimoni kabitamuvuyemo ntiki. Yesu niho yababwiye ati ku murongo 29 arabasubiza ati bene uwo ndavamanywamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Niba udasenga ngo wiyirize ubusa, niba utizera Imana, uzategeka dayimoni kurebe iguseke, uzategeka dayimoni aguseke narangiza agusuzugure, anakwicareho ye agukameho agutuneshe. Ariko nusenga ukiyiriza ubusa, ukizera Imana, ugakiranuka, byose bizagira ute bizashoboka, kuko uzaba wizeye Imana. Kandi n'ikindi Yesu yarategetse ngo dayimoni we ngutumva kandi utanavuga. Reka nkubwire imbaraga z'Imana zikurimo, urategeka kandi ukategeka icyo uzi. Hari abakristo akenshi bari no mu kigeragezo, ndamenye n'izina ry'ikigeragezo ari kurwana nacyo, ndamenye umwanya arimo, yasenga akavuga ati Imana ndakwinginze undengerere bukomeze. Atura ikibazo urimo, ubwira Imana, Imana iragutabara. Kandi n'ikindi wihamagare, utegeye kuvuga ati wakibazo guhera uyu munsi wa none ndakwirukanye, nduzongeye kugaruka mu buzima bwanjye. Yesu yarategetse ngo uwo mudayimoni utava kandi utumva ndazongere kugaruka mwa uriya mwana. Na Pawulo aragira ati arategeka aravuga ngo dayimoni ndakwirukanye. Dusoza muribuka yuko twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo 25 igice 16, ariho twasanze amagambo avuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana. Hari ubwo Pawulo na Sila baririmbiraga Imana, bari mu nzu y'imbohe, kuko ubwo bakijije buramuja, muribuka yuko twasomye ngabo bari bamuyoboye basebuja w'uwo muja wari utewe na dayimoni, ko bagize ute, bagize agahinda, bagize umubabaro, baravuze ati Pawulo ahinduye uriya muntu, twamwitegagaho indamu, twamubonagaho ibintu byinshi, yabakoreraga imirimo n'ibindi. Baravuga none babonye yuko bagize ute batari bwongere kubona ibyo yabakoreraga, niho bafashe Pawulo na Sila ngo barabakurubana, ngo bajyana mu iguriro mu bategetsi, babacira imanza. Niho babashize muri yombi, bashira muri gereza. Nk'uko kubashira muri gereza barasenga Imana ishimwe. Mwene data muguri mu kibazo, were gusakuza, were kuvuga Mana kubera iki, Mana nanjye bibingezeho, kubera iki si bitakugeraho. Baravuga ngo uzaba mwiza anyura mu bibi. Kugira ngo umuntu abe mwiza amaze anyura mu bibi, cyangwa kugira ngo azabe umuntu ukomeye aca mu bikomeye. Rero nawe kugira ngo uzabe uwo kwizerwa, cyangwa se uzaba w'Imana izareba ikamwishimira, niko uzaca muri ibyo bikomeye, Imana ikabona ko uri uwo kwizerwa. Niba utasakuza mu kigeragezo, Imana iguteza ikigeragezo kugira ngo igupimiremo. Hari n'icyo umwanzi aduteza adufuhira, ariko muri ibyo byose ugomba kuba maso. Dufite abanzi batatu, umubiri wawe, isi na Satani. Umubiri uragwara kandi ukabona wahindanye. Uyu mubiri udufata igihe kandi uzabura uveho, ariko wa muntu w'imbere ugomba kuguma iteka ryose, tukamuha umwanya muto. Umubiri turawusiga, tukawumeza neza, tukawukarabya. Ni byiza, Imana ikunda n'abanyesuku, ariko n'uyu uvuga tugomba kuwita, kuko niwe uzabona umwami Imana. Rero aho Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe barasenga, ngo n'izindi mbohe zirabyumva. Wari ubarinze rero, kuko ngo basenga bararirimba ngo haje umushyitsi, inzugi zirafunguka, gereza irafunguka. Wari ubarinze agira ubwoba, arakanguka kuko yafashwe n'agatotsi, abona ko abantu bari bafunzwe bagize ute baturutse, agira ubwoba, agiye kwiyahura. Niho Pawulo yamubwiye ati ngo were kwigirira nabi.
aramuzi ati turahari, kuko yari agize ubwo aravuga se none babandi bagiye mbuye n'ibibazo mbuye n'akaga, ariko Imana ishimye ko izakomeza iturinde kandi turindire no mu mafuti yacu, ariko izakurinda mu mafuti yawe utazi nawe ibyo urimo, ariko mu gihe uzi ko uri gukora iby'amafuti uzatembanywa nabyo. Imana idufashe mu gihe tugeze mu bibazo dusenge. Pawulo na Sila barasenga, imiryango irafunguka. Nugera mu kibazo ugasenga, ibizaba bikubase bizacika, biteshwa agaciro, bicika indege. Nugera mu kaga ukiyambaza Imana, ibyari birakujyana muri Gehinomu, ibyari birakujyana kwa muganga, birakujyana muri koma, ibyo byose bizakugeraho bihite bicika indege, kuko uzaba warasenze kandi uzategeka muri rya zina twahawe. Yesu niwe ho yavuze ati ngicyo tuzasaba cyose mu izina rye ngo tuzagihabwa. Kandi mwibuke yuko ngo Yesu bwo akitwita abagaragu, kuko umugaragu ndamenya icyo shebuja akora cyangwa se uko ameze, ahubwo dusigaye turi inshuti ze. Kandi Yesu yakomeje kuvuga amagambo menshi, aravuga ngo urukundo ruruta gupfira inshuti yawe ni uruhe. Yesu rero yatubereye inshuti nziza, aradupfira, aratubambirwa kubera ibyaha byacu. Muze duce bugufi tugarukire Imana, dukore iby'Imana ishimwa, dusenge dufite kwizera, dusenga n'imbaraga n'umwete. Inshuti z'umusaraba, reba ahantu ho wihengeka mu inguni yawe ku kibazo cyawe, uzamure kwizera kwawe, dusenga Imana kandi ugire ibihe byo gusenga. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuko uri indwari mu ndambara, ndagushimye ko udatenwa n'icyo tubona hano ku isi, ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Mwami Abisiraheli warabarengeye babera Imana. Mana ku musozi Karumeli ugaragara uri Imana imwe gusa. Mana ku nyanja wigaragaza ng'Imana ishobora byose, wigaragaza ng'Imana ikomeye kandi hambaye. Wereka ko Farawo mwami ndacyo ashoboye, ko amaboko ye ndacyo amaze, ko yambaye umubiri wo kubura, ko ari umunyorogotwe. Mwami ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana idakangwa na biracitse. Mana tumaze gusoma ijambo ryawe ritushigikira Data wera, kandi ritubwira tugomba gutegeka ibitunaniza, tugomba gutegeka ibitugoye, tugomba gutegeka ibitugwanya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibimeze nk'imisozi imbere yacu tukabitegeka mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi bagwaye indwara zidakira tukazitegeka mu izina rya Yesu Kristo. None Mana ndakwinginze muri aya masaha, ndakwinginze unyemerere umve gusenga kwanje, umve gusenga kw'abaja bawe, umve gusenga kw'abagaragu bawe. Mana ndakwinginze umve gusenga kwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana Data, Mana ishobora byose, uri hejuru y'abadogiteri, uri hejuru y'abaganga, uri hejuru y'abantu bafite ubwenge bw'isi, kandi ubwenge bwabo ndacyo bumaze, kuko ubwenge bwabo bugira aho bugarukira, ariko ubwaho mwami nditwana buvuga ngo tuburondore. Niyo mpamvu Data wera ngweretse abagwayi ubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi stroma niwe wabeza ukabatunganya ukabakiza mu izina rya Yesu. Abagwayi za diabete ukabakiza mu izina rya Yesu, za kanseri mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi za kinu ukabakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi impyiko bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi umutima, abagwayi byijima ubakize mu izina rya Yesu. Abari kuri bomboni niho wayibakuraho mu izina rya Yesu Kristo. Mana amahanga yose ndayakweretse, isi yose ndayikweretse, kuko isi yose ni yawe. Ngweretse mwama abo bose, abazungu n'abirabura, mwama abagwayi bose ubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Mana reba uko abaja bawe abo bose bagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo, ngweretse abafite ibibazo, ngweretse mwama maze mu gihe kinini Satana basuzugura, peni n'abasuzugura, ndakwinginze utegeke ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Imiyoboro y'ubugingo bwabo uyigirire neza mwami, uyeze mu izina rya Yesu. Ubakize icyago cy'ubugumba mu izina rya Yesu. Mana Data, Mana ishobora byose, ndakwinze ugire neza ubwoko bwawe. Abasore n'ingumi ubagirire neza, abubatsi ngo ubagirire neza, abana babaye ibyomanzi ku musozi ubagirire neza.
neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndategetse mu izina rya Yesu urutare ruri urukureho mu izina rya Yesu. Wageze ku gituro cya Lazaro urategeka ngo nibakureho urutare bw'ubugumba ukureho mu izina rya Yesu. Urutare bwo kumara imyaka mu izina rya Yesu mu kibazo bikureho mu izina rya Yesu. Ikibazo cy'ubuzererezi, agasuzuguro ka Satani, agasuzuguro ka Goriyati, agasuzuguro ka Penina mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana ngweretse abashonji ubagire neza, ubaha akazi bakore babone mwami byo gutunga abana babo. Ngweretse abakozi bawe uyu murimo mwami ndi twawishoboza, uyu murimo mwami ndaho twagera tutagufite. Dukeneye imbaraga zawe, dukeneye imbaraga za Mwuka Wera, dukeneye gufashwa nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana data, Mana ishobora byose, wowe wagaragaye ku musozi Karumeli, garagara mu buzima bw'abagaragu bawe, abaja bawe, abana bato, abakuru, abasaza n'abakecuru, kuko tugeze muri bya bihe bigoye, bya bihe abantu twikunda, bya bihe tutubaha ababyeyi bacu, bya bihe mariage zanga, bya bihe mwami fiançailles zanga, bya bihe mwami biruhije umugenzi muri urugendo, bya bihe biruhije uyu mubiri twambaye. Udukiza icyago gisa nacyo, udukiza indwara zimeze uko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakwinginze mwami utugire neza. Mana ni byinshi nakubwira, ni byinshi nakwereka, ariko na bya bindi byose mwami ndazi mu bwoko bwawe ugendagenda ubikoreho mu izina rya Yesu. Mana wageze kwa Zakayo biremera, umuha agakiza yari ari umwambuzi, no ku basinzi wabagerayo ukabahindura, wagera mwami ku bantu bose ukabahindura, ubuzima bwabo ugahindura amateka. Ndakwinginze gira neza ubwoko bwawe, gira neza urubyiruko mwami. Mwami turi mu bya bihe nanone bigoye, aho urubyiruko tutumvira, aho urubyiruko twigenga, aho urubyiruko dukora ibyo dushaka, ariko turakwinginze uturengere, utwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Abana bacu bose ubarengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye uko wumvishe gusenga kwanjye, kandi ndagushimiye uko wumvishe gusenga k'umugaragu wawe n'umuja wawe mwami bari kugusenga, bari kukwereka ibyifuzo byabo. Ushimye data mwiza. Mana data, Mana ishobora byose, reka amahoro yawe abe mu bo wishimira, reka amahoro yawe abe mu bwoko bwawe, kandi n'abatayafite Mana uyabahe, kuko muri iyi si nda amahoro twabona, kandi muri iyi si nda cyo twabona cyatunezeza, ariko ngo amahoro yawe ngo ni amahoro meza masa, atagira ingurikizi, atagira ikibi, ni amahoro meza. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri data twese mwiza, ndagushimiye ko ibitaro bitegetse, ndagushimiye ko ibitaro bikuyeho, ubugumu bukuyeho mwami, kuzerera bikuyeho, indwara zose uzikijije Mana, bari bagwaye kubagiriye neza Mana. Ushimye kandi wongera ushimye. Ndagushimiye rero, komeza ubane n'ubwoko bwawe, ubagirire neza, kandi Mana ndakwinginze nduhweme kumva gusenga kwabo. Komeza rero ugendane natwe, umugisha wawe utubonekeho none n'iteka ryose. Niko nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena, amena. Shalom, shalom. Uwiteka abahe umugisha mwinshi cyane utagabanyije.